amaze kumukunda. Ariko icyo ngendereye mw'iri jambo ni ukugira ngo ngubwire ngo Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro, Imana iguhuze n'umuntu uhindura amateka. Icyo nicyo njaka kukubwira, kugira ngo Imana mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane meki kinyejana tubanje kubasuhuza. Amahoro y'Imana nabane namwe mwebwe abakomeje kudukurikira kuri televiziyo Ndi Umukristo. Amahoro y'Imana nabane nawe cyane, wowe mushiki wanje, wowe mwene data, wowe dusangiye uru rugendo rwo kujya mu ijuru, wowe uri hano mu Rwanda, wowe uri Bugande, Tanzania, Kenya, ndetse muri Kongo, hirya no hino muri Afurika, ndetse namwe abari ku yindi migabane, Amerika, Aziya, za Australia, abazagira umugisha wo gukurikira iri jambo ry'Imana kuri televiziyo ya Ndi Umukristo. Amahoro y'Imana nabane nawe cyane. Imana yanje kandi Imana yawe ikundindire, Uwiteka aguhaze ibyiza cyane. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana k'uyu munsi ndetse no mu kwezi no ku itariki, kugira ngo Imana yacu igufashe kandi itindane nawe. Kandi ndakwifuriza iri jambo niryagera aho rigukura rikagufasha, jya urisangiza n'abandi, kugira ngo uyu mugisha ubonerwa mu ijambo ry'Imana ujye ugera no ku bandi. Kuko burya ibyiza ntukabyihererane, burya ibyiza ni ibisangiwe, byamara gusangirwa ukabona umugisha, nanjye ngabona undi mugisha, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Ni ibice 5, turasoma umurongo wa mbere ndetse tugeze ku murongo waho wa gatatu. Abafite Bibiliya muzifate kugira ngo tubashe gusomera hamwe ijambo ry'Imana. Ariko hagati aho turabanza gusenga Imana kugira ngo ijambo ry'Imana, amavuta y'Imana aribeho, buntu bw'Imana, ndetse nawe ungurikirana kugira ngo amahoro y'Imana abane nawe, kandi imigisha ngabana kugira ngo itindane nawe cyane. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, urera kandi urakomeye, ugira neza bugace bucira. Data mwagiriye neza, nanjye nabonetsemo, uyu mushiki wanje, uyu mwene data, tugiye gufatanya kumvira ijambo ry'Imana. Ufunguye ino video kugira ngo dukurikire kuri televiziyo ya Ndi Umukristo. Data, habwa umugisha mu izina ryawe ryera. Reka yumve agaruhamye ibyiringiro, reka yumve amasezerano ye asohoye mw'iri jambo, kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Ngabana natwe kandi udufashe, niko dusenze Imana mu izina rya Yesu, amen. Fata Bibiliya yawe dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya kabiri cy'Abami, n'umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Haratubwiye ngo ibya Namani umugaba w'ingabo w'Isiriya w'umubembe. Ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, ngo kuko ari we Uwiteka yaheshagamo Abisiraheli kunesha. Ngo yari umugabo w'umunyamaboko w'indwari, ariko yari umubembe. Ngo icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isiraheli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyamba databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isiraheli yavuze, akira ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe kandi ibane nawe cyane. Tumaze kuganira cyangwa se gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya kabiri cy'Abami mu bice 5. Dusomye imirongo 4 yonyine gusa, ariko mu imirongo 4 yonyine cyangwa se mu gitabo cyose muri rusange cyo mu gice cya 5 turasangamo abantu bari mu bice 3. Muntu wa mbere dusanga mu ijambo ry'Imana ni Namani.
Namani uyu nguyu ngo yari umugaba w'ingabo. None uwa kabiri dusanga mu ijambo ry'Imana ni umukobwa banyaze i Samariya. Uwa gatatu dusanga mu ijambo ry'Imana ni uyu mwami Namani yandikiye. Mana yacu twegere kandi Yesu atugirire neza. Ndagira ngo yishurire ibintu 7 byarangaga uyu mugabo witwa Namani. Icya mbere ngo yari umugaba w'ingabo. Icya kabiri yari umutoni kuri shebuja. Icya gatatu yari umunyacyubahiro. Noneho icya kane ngo niwe Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Hakaza icya gatanu ngo yari umunyamaboko, yari intwari. Icyo ni icya gatandatu. Hakazamo icya karindwi gisa naho gihanagura bino 6 byose ngo ariko yari umubembe. Kuba yari ari umubembe biriya 6 bishaka kuvuga ngo ndacyo byari bikimaze. Kuba yari umubembe byonyine biriya 6 ndacyo byari bimaze. Uyu mugabo witwa Namani, Mana yacu ishimwe cyane, bino bintu byo ubwabyo byari bimuhesheje icyubahiro kuba ari umugaba w'ingabo. Mu yandi magambo yari general. Mu yandi magambo uretse nuko bibe tweretse ngo yari n'umutoni, kuba ari umugaba w'ingabo byo bwabyo bimwambitse icyubahiro. None icya kabiri kuba yari n'umutoni bishavuga ngo uriya mwami nubwo arafite ingabo nyinshi ariko Namani we yari umwihariko. Namani yari umwihariko. Namani ngo yari umutoni kuri shebuja. Bishavuga ngo ubwo abandi bajya kwa bose wabo bakajya ibwami babanje kwaka audience, uriya we igihe cyose byabaga ngombwa yajyaga ku mwami adaciye hirya adaciye ku bandi akajyayo kuko yari yaragiriwe icyizere kuba yari umutoni. N'akazo cy'uno cya gatatu ngo yari n'umunyacyubahiro. Mu yandi magambo kuba yari umunyacyubahiro by'ubwabyo bimuhesheje ishema. N'akazamo ikintu cya kane. Haleluya. Ikintu cya kane ndetse cyanantangaje ngo niwe Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Netu nashaka byibuze tugaruke kuri iki cyaka kuba ari wowe Uwiteka yaheshaga mo Abasiriya kunesha. Byo bwabyo byatumaga Abasiriya bamukunda. Byo bwabyo byatumaga bose we amukunda. Byo bwabyo byamwambikaga power, byamwambikaga gukomera. None ngo igihe kimwe kigeze bonde Abasiriya n'Abisiraheli ni abantu bakundaga kuzirana cyane. Bakundaga kuzirana, bakundaga gutera. Abasiriya bagatera Abisiraheli, bugacya bakabatera. Cyomoro cyashira bakabatera. Mesi 20 yashira bagatera Abasiriya. Nangwa moko kugaba ingabo kwabo ho bari bagiye kurwanira bagabye igitero bafada gakobwa kakanyamasengesho. Kariya gakobwa bamaze kugafata barakanyaga. Bamaze kumunyaga bareba bakitegereje babona na gakobwa keza cyane gafite uburanga. Gakobwa keza cyane Imana yahaye gikundiro. Gakobwa keza cyane Imana yahaye gukundwa. Ingabo za Siri nazo zimufashe ziravuga ziti nubwo turi kujya gufunga abandi cyangwa nubwo twakwica abandi ariko uyu we turebye uko ahagaze, turebye nuko ameze, reka tumutware kwa mabuja. Nitwamutwara kwa mabuja, mabuja ubundi ndana umukozi afite, amaze iminsi nda mukozi afite. Nitwamutwara azajya akorera mabuja. Umukobwa baramutwara. Bamaze kumutwara ageze kwa Namani, amaze kubonana n'umudamu wa Namani buriya ni nyirabuja. Nyirabuja nawe aramukunda. Amaze kumukunda ariko icyo ngendereye mw'iri jambo ni ukugira ngo ngubwire ngo Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro. Imana iguhuze n'umuntu uhindura amateka.
icyo nicyo njaka kukubwira, kugira ngo Imana muri uyu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane meki kinyejana, mw'iyi minsi Imana guhagurukije, Imana guhuza n'umuntu w'umumaro, Imana guhuza n'umuntu ushobora guhindura amateka yawe. Haleluya! Mana yacu tugirire neza. We mushiki wanje, we mwene data wongorekiranye, Imana iguhuze n'umuntu uhindura amateka yawe, Imana iguhuze n'umuntu uhindura ubuzima bwawe. Umaze iminsi usenga, umaze imyaka usenga, ariko icyo nakwebwirira, ukeneye umuntu uhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana gusange kandi gutabare mwene data. Umukobwa rero yageze kwa Namani, mu rugo kwa Namani. Uriya mukobwa ndabwo yari yenyine, yarimo gahunda y'Imana. Icyamba abazi wawe bakaba bazanywe na gahunda y'Imana, ariko hari abazi wawe baje kukuneka, bamenye ibyo wariye, bamenye uko waraye, bamenye uko uryama, bakaza kukuneka. Wabaye indebe idahanaguye, babate no murabizi kwa nyirarunaka byacitse, utabatecera icyayi bakaba turabizi, yewe kwa runaka imbabura barayimanitse, bakababonye inguru bagenda bari kuvuga. Shuti yanjye, abazi wawe bose siko bagukunda, baza mu rugo rwawe bose siko bagukunda. Mana yacu ishimwe cyane. Haba hari n'abaje kukuneka ngo bazi wawe barebe ko ukiriho, barebe ko bwaburozi ko bwakoze, ariko Imana ishimwe bajye baraza basange uri mutaraga, basange ukomeye. Bundi biravuga ngo netungo ikintu cyica ndacyo kizadutwara. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo ngwebwirire we mwene data wungurikiye muri umwanya ijambo ry'Imana, wungurikiye hano kuri Ndi Umukristo TV. Imana yanjye kumbera umugisha. Iwawe hinjire y'abantu baje araba umumaro, iwawe hinjire y'abantu baje guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Mana yacu dusange kandi tindane nawe cyane. Yo mukobwa rero ageze kwa Namani, yeze cyo gukora. Mose wa mbere nyirabuja yaramwishimiye. Mose wa kabiri abana bo kwa Namani batangira kumwibonamo. Mose wa gatatu inshuti zigenda kwa Namani zitangira kumwibonamo. Ariko umukobwa yajya mu cyumba aho aryama, yajya gusenga, Imana ikamubwira iti mwana wanjye komera, ndabwo uri hano gusa, waje hano kuri misiyo, waje hano kugira ngo ngaragaze Imana ya Isiraheli. Wowe bafashe benshi, banyaze benshi, ariko we kuba naragukatishirije hano mw'uru rugo. Bundi uko wabonye runo rugo, hano harakaze, hano ni kwa nyakubahwa, ni kwa generali, ni ku mugaba w'ingabo. Were ko buri hano, menya ngo hari impamvu hari. Mushiki wanjye aho uhagaze ariho hose, icyambo ukabuhare mu mugambi w'Imana, icyambo ukawuhece mu mugambi w'Imana. Imana yakitindane nawe cyane. Mukobwa kwaze kwa mbere kurashira, kwaze kwa kabiri kurashira, kwaze kwa gatatu kurashira, kwaze kwa kane kurashira. Hamaze amezi 6 nyirabuja yari yaramukunze, inshuti zo muri raruko zari zaramukunze. Mu kwaze kwa karindwi, haleluya, mu kwazi kwa karindwi, Imana yacu ishimwe cyane, na umukobwa aryamye, Imana iramwereka, Imana inamugenderera, iramubwira ati mukobwa mutoya, uzi n'ikintu ngiye kukubwira, nubwo maze iminsi urya ibiryo byo muri rugo, uryama mu makuvurera, mu mashuka yo muri rugo, ariko noneho ndega amatwi ngubwire kandi nguyishurire, bose wawe afite ikibazo. Nubwo umubona mu myenda ya gisirikare, ukamubona mu myenda ya nyakubahwa, ukabona bamuterera amasare yote, ariko burya ararwaye. Kandi indwara arwaye ni ibibembe, ni ibibembe. Iyi ndwara rero we nakuzanye hano kugira ngo nanone werekane icyerekezo. Iyi ndwara uyu mugabo yagiye hirya no hino, ariko byarananiranye, ariko ndagira ngo nerekane Imana ya Isiraheli. Wowe uri kwa muganga, wowe uri mu bitaro, wowe uri muri gereza, hari impamvu uri muri gereza. Ibyo byose no kugira ngo icuro cy'Imana kizamurwe. Wowe uri mu rubanza,
wowe uhagaze imbere y'urukiko ukaba uri kuburana mbere y'abacamanza, ibyo byose biriho kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Haleluya, Mana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo ubwire inshuti yanjye, uriya mukobwa ntabwo yari kwa Namani gusa. Mu bigaragara nubwo atagezeho ku makuru meza, nubwo yagezeho ngo umunyage, nubwo yagezeho ngo imbohe ishobora kuba ifunzwe, ariko yari ariyo ngo Imana igaragaza icyubahiro cyayo. Niyo mpamvu rero ndakubwira ni shikama mu bigeragezo byawe, shikama mu bikugoye. Imana yacu niyo kwizerwa, ari kukunyuza, irahazi, ari kugucisha, humurira gukunda, ntabwo yaguhana. Muri yaravuze ngo cyangwa se ijambo ry'Imana ngo iraduhetse ndizadusiga kandi turi ku mugongo wayo. Haleluya, Mana yacu ishimwe cyane. Mwene data kandi inshuti yanjye, ndagira ngo mu joro rimwe hari umunsi uzaseka, mu joro rimwe umunsi umwe hari umunsi uzatabarwa. Mu isi babimenye, aho utuye babimenye. Mana yacu ishimwe cyane. Ngo ariko umukobwa aryamye agira iyerekwa. Mana namubwira ati mworo rugo harimo ikibazo. Uyu fandi wawe, uyu bosi wawe arwaye indwara y'ibibembe. Ni nicyo gusa Imana yamuhishuriye. Icyo cyonyine nicyo yamubwiye ngo ararwaye, kandi indwara arwaye neye bibembe. Umukobwa rero nawe yarabisengeye, maze kubisengera muri we yumva umutima uri kumurya, ayo makuru yumva atayishira. Ariko umunsi umwe raba ngo nubwo mabuja yenda ari mabuja, ariko nzamubwira ku iki kibazo, nzamubwira amakuru Imana yambishuriye, nzamubwira amakuru Imana yabashije gucisha mu matwi yanjye. Umukobwa akora akazi ke, agakora neza cyane. Abana arabaryamisha, byo kurya arateka, arategura, ajya ku meza. Noneho bararya, bajya ku meza, bafata icyo kunywa baranywa. Ariko umukobwa yagiraga ngo abanza ashyire muri modo nyirabuja, abanza mushyire mu mwuka, abanza munezeze, anezeze umutima we, kugira ngo ijambo yenda kuvuga uyu mudamu aryakire neza. Bamaze kurya, bamaze kunywa, bamaze kuganira, umukobwa yabata ariko nubwo tumaze kurya no kunywa, hari ijambo nshaka kukubwira mbe mabuja. Uzi n'ikindi, Imana ya Isiraheli ndyamye hari nijoro yambeshuriye ko mugabo wawe databuja ararwaye. Imana yabimbwiye, Imana yabembeshuriye, databuja ararwaye, kandi indwara arwaye n'Imana yayembeshuriye, arwaye ibibembe. Nyirabuja yarazi amakuru y'umugabo we, yarayasobanukiwe. Ndangije avuga ati noneho ye mukobwa, ebe bintu umbwiye wabibwiwe nande? Koko se ninde wakubwiye akarwaye? Bondi Namani yakoraga ibishoboka byose agahisha akarwaye, akaba mu cyubahiro, akambara imyenda y'akazi. Shuti yanjye, hari abantu bambaye imyenda y'akazi ariko barashize. Hari abantu bambaye umwenda w'akazi ariko barashize, barabihishe, bafiriye mu mutima, bafiriye umwo, bakobetewe umwo. Ariko hari Imana ihishura, kandi hari Imana ihanagura indimba. We mwene data ungurikire, uri mu Rwanda, uri hirya no hino ku isi, ndagira ngo ubwire ngo hari Imana ihanagura indimba, hari Imana imara agahinda, hari Imana ikiza ibibembe. Mane dusange kandi kindane natwe cyane. Nyirabuja ngabyumve yarumiwe, bati none ni gute wambonye umugabo wanjye kashobora kuba arwaye? Atoya mabuja windakarira, gusa nge icyo nzi cyo ni kimwe, nuko databuja arwaye, kandi arwaye ibibembe. Ariko ikindi cya gatatu nongeraho, nuko mu Isiraheli i Samariya hariyo umuhanuzi, hariyo umuhanuzi witwa Elisa. Elisa nabonye akora byinshi, hari abandi yakijije ibibembe,
hari abandi yasengeye kanseri zirashirira, hari abandi yasengeye indwara z'imitima izo ziragenda, hari abandi yasengeye ibisazi tubona birashize umuntu abamutaraga. None mabuja icyo ngubwira ni kimwe, i Samariya hari umuhanuzi databuja agiye akamusanga yazamukiza ibibembe bye. Haleluya, Mana yacu ishimwe cyane. Mukanamani kubyumva bagiye hirya bajya hino bekobeta hepfo no haraguru, yiriya ndwara bonde kuyivuga yabaga iteye isoni. Yiriya ndwara kuba yarirwaye umuntu ukomeye nguriya cyari igisebo. Nshuti yanjye, nawe hari igisebo kikuriho, hari igisebo kikuriho, hari igisuzugure kikuriho, ariko Imana iraje igutabare. Imana iraje kwambika icyubahiro, Imana iraje igutabare, Imana iraje, Imana iraje. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Mugenzi wacu, Imana iraje gutabara. Umaze imyaka mu gisuzuguriro, umaze imyaka batakwemera, umaze imyaka mu kazi bakwirukanga batakwemera, nubwo uri gukora ariko uri gukora mahage, uri gukora ukwazi ko ngo kwa kabiri se nzagutangira, ariko Imana iraje igukureho igisuzuguriro. Mvugira ngo amena. Imana yacu ishimwe cyane, iraje igukoreho igisuzuguriro. Redeze constable nyirabuja ngo abyumve, yabwiye umukobwa ati mukobwa, ibyo mbwira nibyo, ibyo mbwira birashoboka. I Samariya hari umuhanuzi washobora gukiza indwara iyo mugabo wanjye. Umukobwa atariyo, ariyo munashaka muzanjyane mbereka wasengeraga, mbereka wakorera n'urusengero asengeramo, ne mubishaka. Nyirabuja yabwiye umukobwa ati mukobwa tuza, urakoze kwa ayo makuru mbaye. Ijoro rigeze baryamye, Mukanamani abwira Namani atumva, uyu mukozi wacu yambwiye amakuru, ariko amakuru yambwiye njyewe nanze kuyemera. Amakuru yambwiye uziko twaganiye tumaze kurya akambwira ko urwaye, yambwiye ko urwaye, kandi abimbwiye yahise ambwira ngo urwaye ibibembe. Nje nabanze gushidikanya, atese yabonye urwaye gute ko mudahorera muri dushe, ndanaho muhurira uretse njyewe nawe mu gitanda. Ariko yambwiye ngo Imana yayindi iwabo mu Isiraheli niyo yabimuhishuriye, kandi uretse n'icyo yambwiye ngo i Samariya hari umuhanuzi yagukiza ibibembe byawe. Namani ngo abyumve, yumve ko ari icyerekezo kibonetsemo umuganga wakiza indwara ye. Yishimiye gukora ikiganiro n'uriya mukobwa. Bwarakeye mukobwa baramuhamagara, bajya muri saro, bafata icyayi cya mu gitondo. Namani yavuze ati none ye mukobwa, tugisangira iki cyayi, ibyo madamu yambwiye ni ukuri? Ibyo madamu yambwiye ngo wowe ngo wamenye ko ndwaye nebyo? Mukobwa nawe kuko yari mu mavuta y'Imana yaravuze tumva bose urarwaye, kandi indwara yawe ni ibibembe. Ariko iwacu mu Isiraheli i Samariya hari umuhanuzi. Bantu mwagumye gusoma ijambo ry'Imana, yenda nerekeze ku musozo. Icyo Namani yakoze nuko yabuze uko byagenda kose, nanjye ndasanga databuja, ndasanga bose wanje n'abami yandikira ab'i Samariya mu Isiraheli kugira ngo nzajyeyo bizwi, nzabonane n'uyu muhanuzi. Nshuti yanjye, Mana yacu ishimwe cyane. Ngana ku musozo ndagira ngo ubwire ngo igihe cyose wazamutse imisozi, ebebaya wamanutse, aho wivurije hose, igihe cy'Imana kigeze, Imana ikora ibitangaza. Gusa ukeneye kimwe gusa, ukeneye kimwe gusa, ukeneye guhora n'umuntu ugira umumaro ku buzima bwawe.
ukeneye guhura n'umuntu uhindura amateka yawe. Icyo cyonyine n'icyubuze. Ariko hari igihe usenga ugasengana n'abo munganya icyiciro, ugasengana n'abadashobora kwirira mituweli. Ntabwo naba nananiwe kwirira mituweli ngo nawe ndajya kuyikurihira. Ukeneye guhura n'abantu bagira umumaro, ukeneye guhura n'abantu bahindura amateka yawe. Uriya mukobwa amezi 7 yamaze muri ruriya rugo yahinduye amateka yo kwa Namani. Uriya mukobwa igihe cyose yamaze hariya yari yagiye hariya ngo amateka ya Namani ahinduke. Ubutoni kuba yarafite, ariko afite iriya ndwara byamwamburaga icyubahiro. Kuba yari umunyamaboko ariko afite bibembe byamwamburaga icyubahiro. Nshuti yanjye rero, ndakwifuriza guhura n'umuntu. Uriya mukobwa yabaye umumaro muri ruriya rugo rwo kwa Namani. Uriya mukobwa yahinduye amateka yo kwa Namani. Sinjya muri byinshi. Bagiye mu Isiraheli, Namani agendana n'ingabo zimuporoteje n'amagare n'amafarashi n'amaturo. Ariko ngo bahamagare Elisa. Elisa yamubwira ati nta mwanya mbite wo kuvugana nawe, ujye kandagira hano kwanza ukijya guhaguruka. Imana yambwiye uburwayi bwawe, dore umuti urimo ni ukujya muri Yorodani ukibiramo 7. Yabanje kubyanga, harikaba escort ziwe ziramuhatajamo. Amaze kujyamo yabanye igitangaza cy'Imana. Ndagira ngo mbabwire, iyo munsi ugeze wakira ibitangaza by'Imana. Haleluya. Wongurikiye ukeneye kwakira ibitangaza by'Imana. Nanjye ubwanjye ukubwiriza ijambo ry'Imana, ngeneye kwakira ibitangaza by'Imana. Urasabwa kwizera, urasabwa kwizera, urasabwa kwizera. Umaze imyaka mu butayu, umaze imyaka usenga, ariko ukeneye guhura n'umuntu uhindura amateka. Icyo bigusaba no kwizera. Nshuti yanjye, Mana yanjye itindane nawe, Mana yanjye kugirire neza. Aho umaze imyaka uryamye, aho umaze imyaka uri mu gisuzuguriro, igihe kirageze Mana ikagutabara. Igihe kirageze Mana ikaguhagurutsa. Igihe kirageze Mana ikagutera iteka. Icyo usabwa no kwizera. Naho mu butayu, mu butayu tugira gusenga, tuhakura amasezerano. Mu butayu tugira gusenga, tuhakura ndetse imvugo y'Imana. Ariko igihe cyose Imana ivuze, ubaha icyo Imana ivuze. Mana yacu ishimwe cyane. Mu mezi yashize nagiye gusengera ahantu bita kuri Ndabirambiwe. Tugeze Ndabirambiwe, Imana yatubwira ati bana banje nababonye mukizamuka uyu musozi, ariko nanjye ngiye kubakoresha ikintu kimwe, kandi birabasaba kwizera. Kubabona nababonye. Imana yatubwira ngo muzenguruke 7, kandi kuzenguruka inshuro imwe. Dongo ni ahantu dusenga tuzenguruka. Ariko Imana tubwira ngo aho mwe mutangiriye ne mujye muzenguruka mukahagera, mujye mubara ko ndemye amadolari 1000. Haleluya. Dolari ry'igihumbi mumenye ko murikoreye. Nanjye renda bihima ndagenda njya mu giti. Maze kujya mu giti mbagura etabe ry'inuza, nguraho amababi 7. Nana batumva wa Mana we, maze iminsi umbyira ibitangaza, maze iminsi umbyira gukora kwawe. Nanjye uyu munsi ndezeye aya madolari ngomba kuyatahana byanga byakunda. Nyikiriza ngo amen. Ariko ndoseke Yesu agira neza bugaca bucira. Nafashe amababi 7. Haleluya. Mana yacishimwe cyane. Maze gufata amababi 7 ngaya yaracyari muri Bibiliya yanjye. Buravuga ngo uyu munsi ndi kubara ngere dolari ry'igihumbi, ngererende ry'igihumbi, ngerende dolari ry'igihumbi, ngerende dolari ry'igihumbi, ngerenderende ry'igihumbi, ngerenderende ry'igihumbi, ngerenderende ry'igihumbi. Ariko muri make mvete 7,000 by'idolari. Nyikiriza ngo amen. Nyikiriza ngo amen. Yeno ndabwo yakira amababi y'indusi. Kano kanya mu mwuka wanje n'Imana ngorera redeze nini, ndabona amadolari 7,000, kuko nazengurutse 7.
nazengurutse karindwi. Aya mafaranga, aya madolari hari aho Imana yabitse, hari aho yari. Aya madolari hari aho Imana yambikiye, njyewe ntabwo nahamenya, beshwa amaso yanje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi iza aho yari. Imana yanje, Imana ngorera, Imana yawe, Imana data wa twese, yano madolari ijya kumbwira ngo nzenguruke, nuzenguruka inshuro imwe ni idolari ry'igihumbi, niwakongera iya kabiri ni idolari ry'igihumbi, niwazenguruka iya gatatu ni idolari ry'igihumbi. Nazengurutse karindwi. Uyu munsi ku itariki ndabara ko mfite amadolari 7,000. Nyikiriza ngo amena. Mana yacu ishimwe cyane. Muntu wanjye kandi inshuti yanjye ngana ku musozo. Ebe rero berasagira ngo Imana ibikuri mu magambo, ibezana mu bikorwa, ariko ndahenda inzira bigomba gucamo. Nuko Imana igomba kumbuza n'umuntu w'umugisha, ikambuza n'umuntu uhindura amateka, ikambuza n'umuntu ukora ibingibi akabona umugisha, natwe twabona umugisha. Imana yacu igahabwa icyubahiro. Mana yashire kugendere wende mu butayu tujya tugasenga, dukorayo ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana rero nzi neza ndashidikanya narabumanukanye. Ubuntu bw'Imana rero ni nabwo bugiye kunshakira bino 7,000 by'idolari. Nyikiriza ngo amena. Mana yacu ishimwe cyane. Kandi ubuntu bw'Imana iyo tubumanukanye tuvuye mu butayu boduhuza n'abantu ngogeze inshuti wongoreki, waba mu Rwanda waba hirya no hino ku isi, ngogeze inshuti wowe mu diaspora, ngogeze inshuti wozumva aya magambo mu rurimi rw'Icyongereza bagusemuriye, ngogeze inshuti. Ntabwo nagize amahirwe yo kwiga bitewe n'amateka, ibyo nzabikubwira ikindi gihe. Ntabwo nageze wowe utumvura ururimi nakabaye mbikubwira mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa, ariko wowe tekabane nawe cyane, nawe warakuzi, nawe warakwishimira. Nshuti yanjye reka nzengane ku musozo, ariko ndarangiza ngo bwirane, Imana yanjye, Imana yawe ije kugukuraho ibibembe, ije kugukuraho igisuzuguriro, ije kugukuraho amagambo. Bamaze imyaka, bamaze iminsi bakuvugaho amagambo atariyo. Imana ije kugukuraho amagambo. Bamaze iminsi bagusuzuguranye, Mana kikwegere kandi tindane nawe cyane. Ndarangije rero, amahoro y'Imana nabane nawe cyane. Nyemerera dusengane ku uyu mwanya, nyemerera dusengane ku isa, nyemerera dusengere hamwe. Uwo kireba ino video ugikurikirana ijambo ry'Imana, nyemerera dusengane kandi wizere nanjye ndize. Iyo yasezeranije irasohoza, iyo yavuze ibizabikora, icyo yakobwiye no kugikora izagikora. Homora nubwo muze wasazira mu butaka, ndabyo Imana iziringagiza intore zayo. Ku kibazo cyawe rero, ku kibazo cyanjye, nyemerera dufatikanye gusenga. Wowe nshuti yanjye, wowe ugeze umugisha wo kungurikira hano kuri Ndi Umukristo TV, Imana yakitindane nawe cyane kandi ubyiza bw'Imana butindane nawe cyane. Genda umeze nabi mu kazi, bari kukugendaho, bari kugusananira hirya no hino, bari kukurwanya, ariko nagira ngo ubwire ngo reka dusengane ikibazo cyakirekemuka. Umaze imyaka myinshi urwaye, uryamye mu bitaro, uryamye mu rugo, waryamye umeze nabi, nyemerera dusengane uyu munsi. Aka kanya ugiye kubona ikiganza cy'Uwiteka. Mana nitindane nawe cyane, reka dusenge. Mana ndagushimiye, izina ryawe ryubahwe, urera kandi urakiranuka. Data wa twese mwiza, reka ngushimire kwera no gukiranuka kwawe. Reka ngushimire umuntu bwawe bugeze ku mushiki wanjye, kuyu mwene data ukurikiranye iyi video kuri telefone ye. Mana umugisha, Mana umusakaze w'umuntu bwawe, mavuta yawe amubeho kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Ngatindana natwe, mugirire neza, mufashe. Ararwaye, ari mu bigeragezo, ari gucuruza bikanga, mu izina ryawe ryera, ndetse ari gukora bikanga, mbere ryaranze, ariko mufashe kandi ubwiza bw'Imana bwongere bumugaragareho mu izina ryawe ryera. Muze no muntu w'umumaro, muze no muntu w'umugisha mu izina ryawe ryera. Bose we abo umugisha kuri we kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Ngabana natwe, dufashe utindane natwe, niko dusabye Imana ni mu izina rya Yesu. Amen kandi amen. Ndongera kukwibutsa
subscribe, share na comment yawe irakenewe. Mana kwishimira cyane kandi tindane nawe ubwiza bw'Imana bukubeho. Haleluya, haleluya.